Yes, murabibona rero ifunguro ryanjye ngiri rirabonetse. Mwabibonye? Ni ukuvuga ngo natetse za mboga ukwazo zirahiye, amafiriti yahiye, nta yindi ntumwa rwose n'inkono imwe. Ubu ngubu nahise nkora inkono imwe, ubu nibyo tugiye kurya. Hanyuma mu kigo cy'inyama turarya amagi. Ni ibi nta bindi. Ntuzirirwe wigora rwose, ahubwo reka dutesitinge. Mbega ibiryo biryoshye, mumbwire ngo ryoherwa. Yes, mwabibonye rero. Ndongera guhamagarira abashya gukora subscribe, ugakanda kukazogera ka notification. Ndasaba umushyitsi wanjye gutestinga rino funguro, akatubwira uko abyumva. Hanyuma abacuti banjye musanzwe namwe mwibuke gukora like, mushyireho na comment, mumbwire uko mubibonye. Niba mwanyuzwe mubimbwire, ariko na like mpita mbibona ko mwanyuzwe. Yes, kandi like bituma abantu benshi babikunda bakabireba. Murakoze rero, tuzahura ubutaha. Ciao ciao. Nagira ngo mbibutse ko iyi ari Itarian dish. Hello guys, nshuti za Tantine Jackie Professional, nanjye naje. Mwiriwe neza. Muri aka kanya rero nje kubigisha guteka indyo cyangwa se dish idasanzwe. Mu by'ukuri ni dish yoroheje, ariko ni dish idasanzwe. Yitwa Itarian dish. Ngiye guteka inkono imwe rwose. Muraza kubibona biri mu gisorori kimwe cyangwa se mu kidishi kimwe, kandi ari ibintu bigaragara nk'ibyinshi. Murabibona, na hasi ibirayi, nateguye brokoli ni ishu z'indabo z'icyatsi kibisi, nateguye karoti, nateguye inyanya, nateguye intoryi, nateguye ibitunguru, puwavuro na puwaro. Yes, nibyo ngiye gukoresha. Ikintu nkoresha cyo mu nganda ni umunyu n'amavuta gusa. Yes, amavuta nayo ari mu gikoni, murayabona nyine nyatekesha nta kibazo. Nibyo ngiye gukoresha. Yes, murabibona rero. Ngiye kubanza gutegura ibirayi. Biriya birayi ndabikatamo amafiriti akase ukuntu kudasanzwe, ifiriti zikasemo kane. Hanyuma ibirayi mbiteke mu mavuta nyine nk'ifiriti. Nibimara gushya ndakaranga brokoli. Ndateka brokoli ukwazo na karoti n'intoryi, ziriya mboga mbega mureba kuri iriya sahane, ziriya vegetables ziraba zirimo n'isosi, birumvikana. Hanyuma nze gufata ya mafiriti mpite nyasuka muri za mboga mbivange. Nimara kubivanga byarurire mu kidishi kimwe gusa. Iryo funguro riraba riryoshye cyane. Ubishaka washyiramo kibe magi, ariko njye ntabwo nshaka kuyishyiramo. Muri iki cyumweru natetse kibe magi inshuro ebyiri, ntabwo rero nakongera kuyiteka, kuko nababwiye ko kibe magi atari nziza. Reka rero dutangire dutegure ibirayi byacu.
nujya kubiteka uzabikata uko. Aka kantu gatuma ikirayi kirura ukakavanaho. Yes. Bigaragaje namaze gukora mise en place kugira ngo nkoreshe igihe gito bishoboka mutaza kubirambirwa. Ariko iri funguro kuriteka nyine rifata umwanya, bishobora gufata isaha yose. Yes, ibya mbere byo gushyira mu mavuta birabonetse. Ndaje ngende mbishyire mu mavuta. Yes, ibirayi rero maze kubikata ngiye kubiteka mu mavuta. Ubu ndakurikizaho gukata karoti. Karoti rero nazo ndazikata mu buryo budasanzwe. Nkurikizeho intoryi. Uko nakase ibirayi n'intoryi niko nzikata. Ndakurikizaho pavuro, nazo ndazikatamo udukibe. Hari abajya bambwira ngo nkata duto duto. Oya, buri nteko yose igira modeli yo gukatamo ibiteko. Niba ugiye guteka inyama urakata muri modeli ijyanye n'uko inyama zimeze. Niba ugiye guteka amashaza urakata udukibe tungana nk'ishaza.
ushobora gukata utuburunoise. Burunoise nizo zijyanye n'amashaza. Ibitunguru nabyo ni uko. Iyi dishe iraza kuba imeze neza. Nabyo ukatamo fibe. Abashefu muzajya mureba izi video zanjye mujye muca mu gikari mumbwire icyo naba ntashyizemo kiri ngombwa, ariko munibuke ko hano ni mu rugo, si muri hoteli. Dukoresha ibyo dufite bijyanye n'uko tureshya. Yes, amavuta yahiye rero ntangiye gushyiramo bya birayi byanjye. nibimara gushya ndashyiramo, kandi muri ariya mavuta ndashyiramo na karoti hamwe n'intoryi. Yes. Ndakomeje rero gukata imboga. Ndakurikizaho gukata broccoli. Ibi byose mba nabyogeje, ukabyoza neza n'imbere ukamaramo imyanda.
Brocoli, chou-fleur, iyo utitonze usanga harimo udusimba. Bisaba rero ngo ubitegure hakibona, kandi ubitegure ari byo bashyizeho umutima gusa. Kuko iyo urangariye ushobora gukata imboga nabi ugasanga bigendekeye nabi. Abaziriyeho mwese. gukata chou-fleur na brocoli ni ukwitwararika, ntabwo ari ugukata uko ubonye ko uba ugomba gucungana nuko ubona nta kantu k'agakoko karimo kugira ngo utagakata. Yes, inyanya zo ndazigurandinga ni ibisanzwe. Dukomezanye.
Aha, ibirayi byanjye rero murabibona birahiye. Birahiye, ubu ngiye kubyarura. Ni ukubanza gukamuramo amavuta yose tukayamaramo, ariko iyo ufite hari agakoresho kabugenewe gakamura amavuta, ukajya warashyiramo amavuta nayo agakamukira mu kindi kintu kiba kiri munsi. Ako gakunda kuba mu mahoteli. Mu ngo zacu rero dukoresha ibyo dufite. Mu mavuta rero kuko maze gukuramo ibirayi, ngiye gushyiramo karoti n'intoryi. Kuko n'ubundi birira rimwe ndabishyiramo rimwe nta kibazo. Ikintu ngiye guteka nkagikaranga ukwacyo ni brokoli, nkazikarangisha ibitunguru na puwaro ndetse na puwavuro na seleri ku bakunda seleri, ariko jye sinkunda seleri. Ntabwo ari ngombwa ngo intoryi na karoti bishye cyane, ubihisha buhoro. Deya. Intoryi ntizirashya, n'ibishya birahindura ibara. Kugeza ubu birahiye. Ubu buryo bwo guteka byihutisha uteka bishya vuba.
Yes. Yes, maze kumutsa isafuriya rero nshyizemo amavuta makeya yo gukarangisha za brokoli. Impamvu arizo mbanjemo mbere y'ibitunguru nuko arizo zikunda gushya, nizihindura ibara ndahita nshyiramo n'ibitunguru. Iyo ushyizemo ibitunguru zimaze guhindura ibara bihira rimwe, birashyana. Ibitunguru, puwavuro, keretse udupuwavuro nicyo ushyiramo nyuma kuko two tuba tworohereye, igihe ibindi bijya gushya two twaba twashiririye twabaye umukara. Yes, ndabipfundikiye kugira ngo umwuka uberemo zishye vuba. Mwabibonye rero brokoli zanjye zahiye, ndi gushyiramo ibitunguru, ndabishyiramo rimwe na puwavuro kuko byo birashyana. Ibitunguru bimaze gufata irangi nabyo, ubu ngiye guhita nshyiramo na puwaro, nizimara gushya ndashyiramo inyanya. Yes, hanyuma nibimara gushya byose n'inyanya ngiye gushyiramo nizimara gushya,
ndahita nsubizamo za ntoryi na za karoti, nshyiremo umunyu, bishye neza bifite isosi. Noneho hanyuma nibimara gushya mbyaruye, ndahita mbisukamo ya mafiriti natetse, mpere hejuru mbivange, hanyuma mpite mbishyira mu gisorori byose ari uruvange, nta guteka iyindi nkono ku ruhande. Ubwo ndaba ntetse dish imwe ifite amafiriti n'uburisho. Yes, murakoze. Keretse wenda ushatse nko gukaranga ibishyimbo ku ruhande, kuko ibi ngibi ushatse wanashyiramo n'inyama, ariko byamaze iminsi ry'inyama, ndashaka kuba nziretseho iminsi mikeya. Inyama za buri munsi ntabwo ari sawa. Inyanya murabibonye ko nzishyizemo nazo, ubwo hasigaye ndapfundikira. Bibanze bishyane, nibimara gushya ndabereka igikurikira. Iyi dish iraba ari dish isa neza cyane. Ushatse wanakubita amagi ugahita umenamo amagi akubise, byose birashoboka. Iyi nababwiye ko ari dish Itarian, ni dish y'Intariyane. Aha murabibona rero za ntoryi na za karoti nabyo mbishyizemo ndabivanze. Impamvu nazitetse nzidipufurayize narangiza nkazishyira ku ruhande, kwari ukugira ngo zidashya cyane zigashwanyukira mu mboga zindi ntizigaragare. Ariko buriya ko byose bihiye nta kibazo, karoti ziragaragara n'ibindi byose biragaragara nta kibazo. Yes. Ubundi ushatse ufata ikindi kidishe cyagenewe kujya mu ifuru, ukavanga na ya mafiriti. Wamara kubivanga ugahita ubishyira muri cya kidishe, ugakubita amagi ukamenaho, ukarapiraho cheese, warangiza ukabishyira mu ifuru bikuma bigafatana, ku buryo usanga isosi, amafiriti, amagi byose mbega byumutse neza. Yes, cya kidisho washyizemo rero ukaba aricyo ujyana ku meza. Ntabwo mbashije kubikora nonaha, nzabikora nimbona abashyitsi, kuko harimo iby'umuryango wanjye udakunda nka cheese, y'amaproteine yamaze kuba menshi ntabwo babikunda. Ndaberekera kuri ibi ngibi gusa. Murakoze cyane. Yes, turashyiramo umunyu tutaribagirwa, nta bintu byinshi nshyiramo. Hanyuma tuvange.
Yes, murabibona rero imboga zacu zirahiye. Ngiye kubereka ya sisiteme murabona izi ni za firiti ngiye kuba mvangiyemo hano mbere yo kuvangira mu gisorori kindi. Kuko mu by'ukuri imboga zanjye zahiye. Yes, murabibona rero ifunguro ryanjye ngiri rirabonetse. Mwabibonye, ni ukuvuga ngo natetse za mboga ukwazo zirahiye, amafiriti yahiye, nta yindi ntumwa rwose, n'inkono imwe. Ubu ngubu nahise nkora inkono imwe, ubu nibyo tugiye kurya. Hanyuma mu kigwi cy'inyama turarya amagi, n'ibi nta bindi. Ntuzirirwe wigora rwose, ahubwo reka dutesitinge. Mbega ibiryo biryoshye, mumbwire ngo ryoherwa. Yes, mwabibonye rero. Ndongera guhamagarira abashya gukora subscribe, ugakanda kukazogera ka notification. Ndasaba umushyitsi wanjye gutestinga rino funguro, akatubwira uko abyumva. Hanyuma abacuti banjye musanzwe namwe mwibuke gukora like, mushyireho na comment, mumbwire uko mubibonye. Niba mwanyuzwe mubimbwire, ariko na like mpita mbibona ko mwanyuzwe. Yes, kandi like ituma abantu benshi babikunda bakabireba. Murakoze rero, tuzahura ubutaha. Ciao ciao. Nagira ngo mbibutse ko iyi ari Itarian dish.